umva yirinda kuguca inyuma n'abayegisi be cyangwa n'abandi bakobwa. uwo nguwo ushaka kubabwira ni wa musore ugukunda by'ukuri adaciye ku ruhande, adaciye inyuma. Turabasuhuje cyane bakunze bakurikirana ibiganiro bya Tuzo Official. Uyu ni wa mwanya mwiza tubagezaho ibiganiro bitandukanye mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Turasuhuza cyane wamaze kumenya Tuzo Official, turagusuje cyane. Amahoro y'Imana nabane nawe utariyandikisha, turagusaba ngo wiyandikishe, tuzajye duhora tubana umunsi ku munsi. Muraba agaciro kuri twebwe, turabakunda inzu ukuntu twabikubwira. Umva duhora tubakunda cyane, tubahoza ku mutima. Niyo mpamvu natwe tubazanira ibyiza kugira ngo mubibone ko tubakunda cyane. Uyu munsi rero uko nakomeje mbibabwira, nabazaniye ibintu bikwereka ko umusore ko agukunda pe, ko agukunda by'ukuri, wa musore ugukunda by'ukuri pana, wa wundi ucisha ku ruhande cyangwa udacisha ku ruhande. Icyambere nshaka kubabwira, umusore ugukunda by'ukuri pe, aragushyigikira cyane mu byo ukora. Uwo musore abagukunda, agushyigikira, akubwira ati bikore gutya, bigenze gutya, ukabona ko ni ikintu kiramushimishije. Nyine ibyo ukora ukabona ko bimushimishije muri ku mutima. Uwo nguwo ni wa musore ugukunda cyane. Icya kabiri pe, akuba hafi sinzi ukuntu ushaka kubikubwira pe, akuba hafi ngo agufashe, akuba hafi ngo agufashe. Ariko icyo kintu muri kucyumva? Akuba hafi ngo agufashe muri byose. Icyo ni icya kabiri. Nta cyiza nk'umusore ukuba hafi ngo agufashe. Umusore uzamenye ko agukunda. Icya gatatu, nta kimushimisha na kimwe kibaho mu buzima bwe, ashimishwa n'uko muri kumwe. Iyo muri kumwe arishima pe, utangira ubona ari kumwenyura, nko kukubona iruhande rwe aramwenyura akishima, ukabona ko ari gukoresha amarangamutima ye yose, ukavuga ngo uyu musore uzamenye ko agukunda, ko nta na kimwe agukinga, ko atakubeshya, ko akubwiza ukuri mu byo avuga byose, kandi abo basore baboneka hake cyane. Ikindi cya kane, umusore ugukunda by'ukuri, mu gihe utandukanye nawe araguhamagara, arakwandikira, akuba hafi ku buryo mu bishoboka byose, agakora igishoboka cyose kugira ngo ubone ko uri kumwe nawe. aba afite igihunga cyangwa se si igihunga, aba afite ubwoba, nta mahoro aba afite ataramenya ko washyitse mu rugo. Uwo musore abagukunda pe, umusore abagukunda, uzamenye ko agukunda by'ukuri pe. Icya gatandatu, umusore ugukunda akunda ibyo nawe ukunda. Ibyo ukunda arabikunda. Ariko nashatse kuvuga ngo ibibi, iyo ukunda ibyiza ukamubwira, ukabona ko abikunda pe. Nayimvuze ngo icya kangahe. Ikindi kintu umusore akunda, ugukunda azakora ukavuga ngo uyu musore arankunda, uzasanga ahangayitse, yabuze amahoro mu gihe ubabaye cyangwa se mu gihe urwaye. Uzasanga yabuze amahoro, ababaye, ari gushaka, mbega nyine sinzi ukuntu ushobora kubikubwira pe. Nubwo ataba ari wowe waba urwaye, n'uwawe
arwaye uzasanga ababaye, Mana si uko ushaka kubikubwira rwose, uwo musore azaba agukunda by'ukuri by'ukuri by'ukuri, azaba agukunda bivuye ku mutima. Umva nawe rwose uwo musore numubona ntuzigere umubabaza, uzamukunde 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 umukundwakazi. Ikindi kintu umusore uzakubwira ko ikizakubwira ko agukunda by'ukuri, uzasanga ntajya umva igihe cyose yirinda kuguca inyuma ku bayegisi be cyangwa se mu bandi bakobwa. Abantu ntabakozwa pe, nta bitekerezo, usanga ni wowe nyine ahanze amaso, ni wowe nyine atekereza ko ari we ejo hazaza he, ni wowe mugore we, nta na kimwe atekereza mu buzima bwe bwose, ni wowe aba atekereza. Umva uwo musore numubona uzavuga ati wa, nabonye rwose umusore rwose mwiza. Ikindi kintu kizakwereka umusore ugukunda by'ukuri, umva yirinda gusohora amabanga yanyu. Burya hari abasore usanga hirya no hino murakundana, ugasanga ari kugenda abwira buri umwe ari kugenda avuga amabanga yanyu. We rero ntabwo azigera ayavuga pe, amabanga azumva ko ayanyu ni ibyanyu nyine, nta wundi muntu akwiye kubibwira. Muzajye mwiga kugira ibanga mwa basore. Icyo uganiriye n'umuntu urahura n'undi wese umuganiriza, undi wese umuganiriza, uwo wese umuganirize. Niba agize gutya ikindi kintu kindi, abasore basigaye bariharaje, ukundanye n'umukobwa umunsi umwe cyangwa se iminsi ibiri, undi muntu aramupositinze, urutura ibintu ati wawu, ati uyu muntu uzi ko ari umuyegisi wanjye, uyu muntu ni umuyegisi wanjye rwose, ati byiza cyane rwose kuba unkundira umuyegisi. Ugasanga kandi ibyo ngibyo ntabwo ugeze mukunda, wenda waraje arakuganiriza wa story, muraganira umenya twinshi kuri we, ariko wowe uragenda umutamaza hanze, uragenda uvuga ibyakubwiye, uragenda ushyiramo n'ibitari byo. Ibyo bintu rwose muzabyirinde rwose basore, ntabwo ari ikintu rwose cyiza, si ikintu ubona ko kigaragara neza pe. Ibyo kintu muzakirinde, n'ugikora wese azigaye cyane cyane cyane, kuko ntawe kizamuvana, nta nawe kizamugeza rwose. Sibyo se?